reka tubone muri comment abantu bavuga ngo nkeneye kuba mugenzi w'Imana. Nubwirwa ijambo ryiza ukaribwira abandi uzaba uri mugenzi w'Imana. Tuvuga ngo ijambo ry'ihumure. Ijambo ry'ihumure. Iyi ni nayo teme tugiye kugenderaho muri iki cyumweru. Ijambo ry'ihumure. Hari abantu benshi bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Hari abantu bahungabanye mbese. Abantu muri iyi minsi bangakishwe n'ibintu byinshi. Uwiteka Mana nziza, twongeye kuza imbere y'amaso yawe, twongeye kuza imbere yawe duciye bugufi mu mitima yacu. Ni byinshi bangayikishije. Reka nongere mbasuhuze nshuti bavandimwe mukomeza gukurikirana Usenga TV. Tubahaye ikaze mwe muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye. Reka duhere mu Rwanda bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, dore ko ariho turi tugende twakira n'abandi bari ku migabane igiye itandukanye, abari Amerika, Australia, Canada, Belgique. Turabakiriye cyane. Tutarajya kure rero reka twakire ndakwita kubuzu bw'inyakira bose. Harya nkwitende. Ngira ngo namwe murabyumva turi kumwe hano n'umukozi w'Imana nkuko musanzwe mubimenyereye ko hano dutambutsa ijambo ry'Imana. Reka tumwakire, turakwakiriye. Murakoze cyane Imana bamugisha. Amazina yawe ninde? Amazina ni Masengesho Neema. Niyo mazina riswe n'ababyeyi. Nkuko bivuze nzanye ijambo ry'Imana kindi kinzanye. Niyo nshaka kugeza ku bantu ko muri minsi barikeneye cyane. Nicyo kintu cya mbere dukeneye cyane muri iyi minsi, ijambo ry'Imana. Murakoze kunyakira. Ubahagana he? Uri umunyamerika, ndi kubona inzobe yawe sanga mbona nta yandi Rwanda wuzuye ujuje ibyangombwa, ufite ubwenge bw'igihugu bw'Abanyarwanda bwuzuye. Ntuye mu karere ka Kamonyi, aho bita usiri ngombwa cyane kuvuga naho n'agace ntago ari ngombwa ko bw'umutekano wanyu. Ingenzi nuko abazi ngo ntuye mu karere ka Kamonyi. Yego. Ufite umwana umwe? Oya, ndamutega ariko ntaraboneka. Uramuteganya? Iyo umuntu yubatse abateganya ibintu byose. Urubatse. Yego. Ni byiza cyane. Bigaragara se abantu batabibona. Rikomana y'isi n'ijuru. Byumvikana rero ko tumaze kuba umuryango. Hari umuryango mwinshi udukurikirana hano, ukaba wanifuje ko twaganira kuri iri jambo baduhaye. Umuryango tujya tubana kuri status zacu za WhatsApp, aho tubagezaho ijambo ry'Imana. Nahanga tujya tubusimbukira aho kuri YouTube tukabagezaho ijambo ry'Imana. Wowe tubana kuri WhatsApp bitwereke muri comment tubwire ngo tujya tubana umunsi ku wundi ku ijambo ry'Imana. Nukuri nawe Imana iraguhereza umugisha. Rero turakwakiriye cyane. Murakoze cyane, suza abantu bose numva ko twatangiye kumenyana. Bazagenda batumenya uko bigiye biza buri munsi kundi ko tubana kenshi. Byari byose iyo umuntu yari umwe, ibyo yakoraga yari umwe, babitandukanye ibyo agiye gukora afite umufasha. Ubundi umufasha nicyo bivuga. Ari babiri kwa ya. Babaye umwe n'ubundi ariko hari icyamufasha. Burya ntabwo ishatse umufasha mubaye babiri. N'undi mamuru umwe. Iyo telefone wayiturebera cameraman, iyo telefone iratuderangije. Anyway, n'ubundi mamuru umwe ariko iki cyogiye nuko ari umufasha wawe. Kandi icyo agiye kuza gufasha. Niyo mpamvu nuko ajya gahora ijambo ry'Imana gake uyu munsi bigiye kwiyongera. Bakajya bibona kenshi bitewe nuko twamaze ko dufatikanya tugirana inama. Niyo mpamvu uyu munsi twateganyije dutekereza ku ijambo tugiye kuyatozana buri munsi, tugira topic ya buri munsi bitewe nuko twabiteganyije no kumwuka Imana yabiteguye. Uyu munsi rero tutagiye kugira ngo tinde mu bintu byinshi. Twateganyije ijambo rivuga topic ivuga ngo ijambo ry'ihumure.
ijambo ry'ihumure. Iyi ni nayo teme tugiye kugenderaho muri iki cyumweru, ijambo ry'ihumure. Hari abantu benshi bafite ibibazo bigiye bitandukanye, hari abantu bahungabanye mbese. Abantu muri iyi minsi bahangayikishijwe n'ibintu byinshi. Umuntu arahangayikishwa nuko ari butunga abana, imini n'umuryango. Umuntu arahangayikishwa nuko azabona akazi, adafite akazi, agahangayikishwa nuko nta mugabo afite cyangwa se umugore. Amwangayikishwe nuko yashatse akabura umwana. Ni ibintu byinshi bihangayikishije abantu muri iyi minsi, kandi bituma n'umuntu kwera umuhangayiko mwinshi atabona umwanya wo kwegera Imana nk'uko byari bisanzwe. Ugasanga umuhangayiko nicyo kintu kimuhugiyemo cyane, cyamuhugije kikamubuza amahoro. Bigatuma watabasha gutekereza ngo ninsenga Imana iramfasha ibi ngibi. N'umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana rirafasha cyane. Ijambo ry'Imana ni ikintu cya mbere cy'ihumure kibaho. Rero iyo umuntu ahangayitse cyane ntabwo abona umwanya wo gutekereza kuri rya jambo rizamufasha. Kuko aho arahangayikishwa ati se ndakora he, ndagira gute, kandi uko uhangayika cyane nta nubwo ari kubona igisubizo. Kuko umuntu ahangayitse ntabwo atekereza neza. Niyo mpamvu uyu munsi twazaniye ijambo ry'ihumure. Twibutse kubasubira mu ijambo ry'Imana. Handi mirongo mutibukaga, si uko mutayizi, ahubwo iyo mutibukaga mutabura umwanya wo gusoma, mwongere muyisubiremo. Nunahangayika si kuko guhangayika ukiri mu isi ntibyabura. Nunahangayika ubyangayika uvuga uti hari ijambo ryo kumpumuriza. Urigendereho umunsi wose. Icyo gihe urigendereho umunsi wose, izindi gahunda zose ziri ku murongo zizagenda neza. Ufite iryo jambo mu mutima wawe, ufite Yesu wishyigikiye, uzagufasha muri byose. Urakoze cyane. Reka dutangire n'isomo riboneka muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 34. Matayo igice cya 6 umurongo wa 34. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byaho. Tongera ndisubiremo. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byaho. Icyo ijambo nshatse kuvuga ni iki? Niba wabyutse mu gitondo ukabona turi amahoro, tekereza iby'uwo munsi. Irinde guhangayikishwa n'iby'ejo, kuko nta nubwo uzi uzahageze. Reka Imana itegura inzira nyinshi. Iri yagufashije umunsi wije ukawutambuka ukagera muri uwo nguwo. Byuka ushimire Imana ko waramutse amahoro, utekereza iby'uwo munsi yaguteganyirije. Aba ari nabyo ukorera, uvuga uti ngiye gukorera uyu munsi urangire. Uko naramutse ntabizi niko n'ejo nzaramuka, hanyuma iby'ejo nzabitekereza nageze ku munsi w'ejo. Byumvikane ko iby'ejo bibara yaki abejo. Umunyarwanda no kuvuga ngo iby'ejo bibara abejo. Iby'uyu munsi nibyo bifite gahunda. Utararenga uwo munsi utekereza icy'ejo. Tekereza iby'uwo munsi. Ahubwo menya ikiguhangayikishije. Uyu munsi mpangayikishijwe n'iki? Nutangira kuvuga wenda n'urugero, kamba urugero rufatika. Urimo urashaka umuceri wo kurya saa 6 muri uwo munsi urimo. Mu kujya kuwushaka, ushatse uvuga ati subu ko nshimye umunsi saa 6 ndi burye, ejo nzarya nde. Icyo gihe utatekereza uko ejo uzarya, na wa wundi wari kubona saa 6 ari umwanya wo kuwushaka. Kuko uba ukiri gutekereza ibyo bizagutunga ejo. Juste tekereza ibya none. Menya ibiguhangayikishije. Vuga tundi mpangayikishijwe n'iki? Ese Bibiliya yibivuga iki? Turebere mu migani. Mu migani tuzajya tubahereza imirongo. Ese Bibiliya yibivuga iki? Migani 17:27. Uwifata mu magambo ni umunyabwenge, kandi ufite umutima witonze ni umuntu ujijutse. Bishatse kuvuga iki? Iyo umenye ikintu kiguhangayikishije kandi gusara mu mutwe,
hari umuntu uhangayikishwa n'ikintu uko atazi n'ikimuhangayikishije ugasanga yasaza ari kubwira buri wese mutabana ndapfuye ndarangiye ntabwo uzi abantu bafite ububwira ntacyo ari bugufashe ibibazo byaramurenze nawe ububwira nawe ntabwo muri nta kwifata afite muri iyi si nta mudafite imihangayiko ye rero nutagira kuvuga iyo utazi ikiguhangayikishije umenye ngo mpangayikishwe n'iki ngiki nta nubwo umenya ngo hari abantu bagenda bahangayikishwa n'ibintu bigiye bitandukanye hari umuntu umwe twegeze kuganira arambwira ati ibaze kuriya muntu yakoze ubukwe sibyo ntanumire umva nk'ikintu kimuhangayikishije urumva nyine abantu noneho uko ubundi iyo udashishoje iyo udashishoje neza umenye ngo mpangayikishwe n'iki ndahangana n'iki ntabwo ubasha gutuza ngo uhangane nacyo kuko ubundi kugira uhangane n'ikintu bisaba kuba uri concentrate urahangayikishwa utuje urahangayikishwa n'ubukwe batagutumiyemo ngo mu muryango ukore hakozwe ubukwe nta muntu nyine ko batagutumiye ugasanga nabyo byiza fine ishimire ko batagutumiye ngo atoke good bafite impamvu batangiye ubutabaza cyangwa nanjye nzakoresha cyane nawe wihesha agaciro anyway nawe rega wakikorera harimo abantu babigiramo uruhare kugira ngo wenda n'umuntu ntabatumire uretse bundi aragutumira ufite iki uramufasha iki urabona yihagije bo wishimire ko atagutumiye umwifuriza ubukwe bwiza niba ushaka ibirori Imana izagucira inzira nawe ukora ibirori byawe si ngombwa kujya mu by'abandi uba ushaka koze ibyawe bihutse cyane twikomereze gusa abantu umuntu ajya amenya ikintu kimuhangayikishije ko umuntu afite ikintu kimuhangayikishije ugamenya no guhangana nacyo baho mu buzima bwawe kandi bworoheje bikifuza iby'ikirenga baho mu buzima bwawe bugize ute bworoheje ni ukuri umuntu wese aba yumva ibyo afite bimunyuze nta kintu yifuza kirenze niba ufite isahani imwe ishimira iyo sahani imwe niyo igukwiriye niyo ufite ako kanya cyangwa se unayifuza burya hari ukwifuza kugiye gutandukanye hari umuntu kuri iyi si abantu basigaye bifuza bigiye bitandukanye hari uwifuza ashaka kukigeraho uwo ni sawa niba wifuje ikintu niba uvuga ngo ndashaka kugura imodoka runaka yaguze imodoka nanjye Imana izancira inzira mbona imodoka ibyo ni byiza bitekereze ni byiza ko bitekereza ariko mu gihe utarayibona ariko bigumana hangayikishwa nuko utarayibona bigumana ubwawe mu kimbo cyo guhangayikishwa nuko utarayibona kora cyane umwanya wo guhangayika ufata ugenda ubeho mu buzima bworoshye ugabanye kuryoshya ugabanye kugira ute n'ibindi baho mu buzima bworoheje Bibiliya yo ibivugaho iki kubaho mu buzima bugiye bworoheje turebere mu mubwiriza 4:6 haravuga ngo urushyi rumwe rwuzuye rufite amahoro urushyi rumwe rwuzuye rufite amahoro biruta amashyi yombi yuzuye afite umuruho no kwiruka inyuma y'umuyaga urushyi gitangaza kirabaye hari ukuntu abantu batajya bumva iryo jambo ngo barisesengura bagacaho bigendera dutekereze ko iryo jambo neza urushyi rumwe rwuzuye rufite amahoro ruruta ntago rurutwa ruruta amashyi yombi yuzuye adafite amahoro yiruka inyuma y'umuyaga iryo jambo rishatse kuvuga iki kuri iyi si umuntu araba afite inzu atahamo wenda yiyubakiye abasha kurya saa sita nijoro ariko ugasanga yabuze amahoro arifuza imodoka muri wabonye ko ubura amahoro akifuza imodoka arayihize ariko araryama adasinziriye nta mahoro ntaki arabishwaniramo n'umugore ko nta mwanya wo kumuganiriza ari kwiga ya modoka aha yibonye yenda tuvuge niba abonye ka taxi voiture ahise yifuza Benz wa mwanya wo kuruhuka ngo yishimire taxi voiture yarabonye uko amaze igihe yifuza ahise atekereza
benzi nabwo ntabwo umwanya wo gutuza mu rugo niyo hantu usanga twezi intonganya kubera iki nta mwanya wo kuganira bakigira kubera iki batawugira umwe yirirwa yirukanka ku ruhande rwe ahangikijwe no kugira imitungo myinshi undi akirirwa yirukanka ku ruhande rwe bagatana ufite umwanya wo kuganira n'undi niyo mpamvu ngo iyo ufite ikintu gitoya wakoreye basha kukishimira niba uyu munsi wa resa sanje avuga ati wow nakoze vraiment kanishimira ibyo nakoze kuko hari n'ababatariye kandi batusha utamenya mu nzira batariye kubisha no gura mu nzira n'umuntu amaze iminsi biratarya ariko kuko yihaye umutuzo yihaye umunezero mutima ntumenye ko umuntu atariye kurya abantu bavuga ati mukire ko kumana yanjye abaye hate kandi si uko kurushije ubutunzi si uko kurushije ibyo kurya we yanabura yabwiriwe ariko kuko ibihugu byo bati niyo nabura uyu munsi ejo nzarya ugasanga arasa neza ameze neza arakeye basa kwishimira ibyo wakoreye wavunikiye n'amaboko hejuru bishaka kuvuga ngo niba ubonye umuceri wowe undi mucyaka ifite bihinduke kubera iki ishimira umuceri wakoreye n'amaboko yawe wabashije kubona icyo gihe n'ubigenda gutyo impangayiko izashira kandi ikindi tuzajya twirinda ni ugukandagira abandi bagenzi bacu buri muntu agira ubuzima bumuhangayikishije uzavunikira byinshi ubigire yego bikubuza abo rusange ntaryo rugira umushiya buri munsi niba ari umuntu munza ntabwo utazi urakare nawe ukanagira ukubita urushyi guys tugiye gutuza bavandimwe muri ahantu hagiye hatandukanye twige gutuza no gusharinga ibyo dufite niba uzi ko ufite ibyo wagezeho uzi ko hari umuturanyi utabibonye gusharinge muhe ntacyo bitwaye buryo ukoreye umugisha uko usohoye uzi ko ukorera umugisha nakongera kwinjiza emera ko abandi bagira ute bagufasha cyangwa se nawe ufashe n'abandi hari umuntu wemeye ko yafasha n'abandi kumvira ijambo ry'ihumure ashobora kwita ari sharinga fata abantu ufite ubahereza ijambo uvuga ati nabonye ijambo rinkura harikangeza he kuko abantu barahangayitse nk'uko uhangayitse barahangayitse niba uzi ko nta mugabo ufite hari uwamushatse wabuze umwana urara adasinziriye kumugeza hejuru avuga ati twumva riri jambo ntacyo bitwaye aho kujya uryihererana kandi ujye wumva ko ntukajye wumva ko wihagije muri wowe nta muntu wihaza buri muntu wese akenera ukuboko k'umuntu umufasha nta muntu muri iyi si ujya wihaza burya n'abantu tugenda tubona bagiye batandukanye bakomeye kuko utagira sekreteri kandi ari umukire ntacyo abuze mpamvu wagira sekreteri ni iyihe abakeneye umuntu umufasha njya mwibutse ngo ufite appointment mu kanya ufite inama iyi mu kanya ufite lunch n'akana mu kanya kubera iki nta muntu muri iyi si ujya wihaza emera ko uhabwa ubufasha n'abandi tugana ku musozo na Bibiliya ifite ikintu bivugaho ntabwo tujya tuvuga ikintu bidafite ikintu Bibiliya ivugaho tubwirana twasanga iryo jambo Mimigani igice cya 12 umurongo wa 25 Mimigani igice cya 12 umurongo wa 25 haranditse ngo amaganya mu mutima atera umuntu akiyumviro ariko ijambo ryiza risusurutsa uwo mutima mbega hari umuntu ujya ukunda kuvuga nako n'abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana ni mugenzi w'Imana kubera icyo bavuze gutyo iteka ryose iyo umuntu agize ikibazo akakererana n'urugero wagize ibibazo mu rugo washonje se wageze gutya ukavuga uti ngiye nta muntu yabiye atajyana n'unyuzamo ijisho atajyana ubona ko nahuye n'ibibazo runaka iteka ryose uzahora uhangayitse ntabwo uzashyira amaraso ku mubiri kuko nta kintu kiri kugufasha naba muhuye hanze ntabwo wagira umutima wo kugira inama
kubera iki babona ko wihagije wishimye wagezeyo ariko buryo umuntu agize ikibazo ntabwo muri iyi si wabura umuntu kuri hafi iyo ugize ikibazo ukamuganiriza ikibazo ufite akagira n'ubwo yakubwira ngo ihangane inshuti zanjye iryo ni ijambo ry'ihumure ijambo ryiza ni iki umugenzi w'Imana iryo jambo iteka ryose ugendana naryo kuko ati byibuze nubwo mpangayitse hari umuntu ambwiye ngo nihangane kandi kuba wumva ko babwiye ngo nibihangane nako wumva utuje reka turebe mu kwizera kw'abantu yandike muri comment avuge ngo nkeneye kubwirwa ijambo ryiza cyase nanjye nkaribwira abandi si ngombwa ko ribwirwa gusa nawe ukeneye kuribwira abandi reka tubone abantu muri comment ibibazo byinshi byakurenze bimera ko wari ufite ibirenze ibyo ufite wowe wumva yaniyahura reka tubone muri comment abantu bavuga ngo nkeneye kuba mugenzi w'Imana nubwirwa ijambo ryiza cyase ukaribwira abandi uzaba uri mugenzi w'Imana. Anyway, tunasoreza hano reka dusabe adushyira imbere y'Imana. Imana y'umugisha cyane gusa icyo nakongera nsubiramo kandi nzamuzirikana buri munsi uko wumva wacitse intege wumva ari ikikubangamiye umutima wifata umwanya uhangayikishijwe n'icyo kikubangamiye kuko ndavuga ngo umutima uhangayitse ujugunya kwizera kwawo bishatse kuvuga ngo iyo uhangayitse iteka ryose ntabwo ubona umwanya wo gutekereza icyo uri bukore. Nababwiraga iteka ryose iyo umuntu ahangayitse akumva ko yibye cyane ntabwo umwanya wo gutekereza icyo ari bukore. Hari umuntu uhangayika akirengagiza ko hari Imana ikora kandi igakora no ku munota wa nyuma. Imana ifite inzira igihumbi ntabwo yakuburiramo imwe kandi ntabwo ifite inzira igihumbi kuvuga ngo muri rusange dufite inzira igihumbi byumvikane buri muntu umwe Imana ufite inzira igihumbi yanyuzamo inzira ze zinarenga igihumbi. Rero bishatse kuvuga ngo niba ufite ibibazo bingana gute bitekereza ku bibazo ufite ahubwo njye imbere y'Imana uce bugufi n'ubu no mu kazi ubona byanze fata iminota 2 utekereza ngo Imana nkishyize imbere niwo basha ku bibazo nakikora n'ibyo ntakikorera kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo Imana yakwikoreza ikintu udashoboye kwihanganira bivuze ngo ibyo iri kuguha nibyo ushoboye kwihanganira. Rero njye imbere Imana ibwira Imana ndakwizera ibyo ndi kunyuramo n'ube wemera ko mbinyuramo nubona ngiye guteshuka uzanyuze mu nzira nzima nubona ngezeho kutabyihanganira uzanyibutse gukora. Iteka ryose nibigenda gutyo ndahamya ntashidikanya ko buri muntu azagira amahoro mu mutima akanagira mugenzi we kuko n'amakimbirane n'abaho mu buzima bwa buri munsi biterwa n'uko umuntu yahangayitse akajya kubitura uwo bahuye mu nzira cyangwa akabitura umuvugishije kubera iki ntabwo abona ikintu kimuhumuriza. Niyo mpamvu tubateganyirije ko tugiye kujya uko dushobozwa kuko twe turasohora turagambirira Imana igasohoza bivuze ngo uko dushobozwa dusengererana kwinjira n'imagirane no gufashanya mudusengera uko tuzadushobozwa niko tuzagenda buri munsi uko bishobotse. Topic iki cyumweru ni ijambo ry'ihumure. Munagudukurikirane kuri status zacu za WhatsApp utwandikire niba ari ubwa mbere utadufitiye numero yacu utwandikire kuri iyo numero iri aho ngaho uvuge ngo ndashaka kujya mbona ijambo ry'ihumure kuri status zanyu iyo numero turahita tugushyira kuri list. turaza tubategura ibintu byinshi bitandukanye ni byinshi mushonje muhishiwe umuntu wese uzifuza kubana natwe ndamubwiza ukuri ko atazigera yicuza kubera iki si mu bushobozi bwacu ni ubwanjye namwe ni ubwacu namwe dufatanyije. So mwakoze cyane kubana natwe Imana yabori bayivugisha reka twishyire imbere y'Imana nawe mbere yo kujya kureba iki kiganiro banze se kuvuga ati Imana fungura umutima wanjye wirengagiza ibintu byose birimo ubisohore
mu mutwe wanjye amajwi yose ya satani yirukane mu izina rya Yesu. Ubundi uvuga uti ngiye kuba concentra mu ijambo ry'Imana rimfasha kugenda icyumweru cyose. Uwiteka Mana nziza, twongeye kuza imbere y'amaso yawe, twongeye kuza imbere yawe duciye bugufi mu mitima yacu. Ni byinshi bangayikishije abantu, imitego satani ko nta mwanya afite wo kwitekerezaho. Fungura umutima wa buri umwe, uhumura amaso ya buri umwe, abone ko ukiri Imana ikora. Imana yakoze ndi bya kera nubwo wabishobora. Sengewe mwese urwumvira ijambo aryumve kandi rigero rimukora, rimufungura umutima, agaruka imbere ace bugufi, yegera mugenzi we. Buri muntu abijambo ryiza rya mugenzi we, buri muntu abijambo ry'ihumure rya mugenzi we, buri muntu mbese abera ingabo ya mugenzi y'umusindagiza, aho kugira ngo duhore duhanganye, aho kuduhore dufashanya. Tuzi kuri Imana ikora, ntabwo dutotesha amagambo, kuko ikidukwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Muri kadi yanditse ngo ni has been.